ibihe byiza rero kuri mwese mwakoze subscribe kuri Rwanda Pass News. Ndabashimiye kandi mbasabiye amahoro n'umugisha Imana ibashe kubageraho. Imana ibahe ishya n'ihirwe mu byo mukora. Niba utameze neza uyu munsi, humura ejo bizamera neza kuko ntabishimira igihe kimwe. Kandi ni ukuri intangiriro y'uruhara n'amasoso. Iyo ubabaye ujye umenya ko ejo uba ugomba guseka, kuko niko bipanzwe. Ubuzima ni ups and down. Mu buzima bihora ari biza, ubundi bikaba bibi, bigakomeza, ariko tukabaho kandi tugashima Imana. Mbere na mbere rero Imana, ikindi cya kabiri na mbere kuvuyeho ku Mana ni amakuru kayamenya. Amakuru atuma tumenya uko twitwara ndetse n'uko umunsi wagenze, hanyuma n'uko umunsi wawe uri wupange neza ukurikije n'amakuru, ukamenya amakuru y'ibihe, ukamenya niba imvura yaguye, byose. Ubwo rero natwe uyu munsi tubazaniye amakuru avuga ku muvandimwe wacu, inshuti, umunyamakuru DC Clement. Abantu mwese muramuzi DC Clement, ni umuntu uzwi witwa Niyigaba Clement. Ni umunyamakuru mu Rwanda wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse na YouTube, kuko ni mu YouTubers ndetse n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Azwi mu biganiro by'imyidagaduro n'inkuru zikunzwe cyane. Umwuga yakoze ku isi, wowe wenda ushobora kuba ari ubwa mbere unamwumvishe. Yakoze kuri radiyo Isibo na televiziyo afite n'ahandi henshi. Ibyamubayeho rero muri Werurwe 2026, yatawe muri yombi na RIB, afungiwe kuri sitasiyo ya Jabana mu karere ka Gasabo. Rero ibyo afungiwe ari nabyo umuvugizi wa RIB yavuze. Murangira Thierry yavuze ko uyu munyamakuru yatawe muri yombi ubwo yaganiraga na Mutuyeyezu Oswald. Uyu yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi. Ati nibyo koko arafunze, arakekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha nyine bw'amategeko. Ingingo ya 205 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ushishikariza abandi kwigomeka ku byo amategeko ateganya abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ibihano bivugwa rero mu gika cya kabiri cy'ingingo bikubiyemo kabiri ko gushishikariza kwangiza ingaruka bigira kuko bigira ingaruka mbi. Ku ngingo rero ngo y'186 muri icyo gitabo cy'amategeko bivuga ko umuntu wese kubw'inabi wangiza cyangwa wonona ikintu cy'undi cyimukanwa cyangwa kitimukanwa abakoze icyaha. Ubwo rero uyu musore nawe yisanze muri ako gatebo nyine, yangije ikintu cy'undi ndetse yanakubise, yanakomerekeje, nuko atabwa muri yombi n'urwego rwa RIB, nuko arafungwa. Abanyamategeko rero bamwungirije bakomeje n'ubundi basaba. Ubwo uyu munsi rero yaburanye, amashije kongera kuburana, nuko umunyamakuru Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement, mu gihe akurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu, kurwanya ububasha bw'amategeko no gukorera urugomo abayobozi. Ubushinjacyaha buvuga ko ibi byabaye nyuma y'uko ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bugiye gusenya inyubako y'amashuri yubatswe nta byangombwa. Bwavuze ko DC Clement yageze aho hantu agashishikariza abaturage kwivumbura, akanakoresha amagambo akomeye anenga ubuyobozi ndetse akanabigereranya n'ibikorwa bikomeye byabaye mu mateka. Buvuga ko kandi yakoze urugomo aho yafashe umuyobozi ushinzwe imyubakire akamuniga, akangiza imodoka ndetse agatera amabuye, anashishikariza abaturage kubikora. Ku ruhande rwe DC Clement yemeye ko hari amakosa yakoze, ayitirira uburakari yatewe no kubona umushinga yari yaratangije agashora amafaranga menshi usenywa. Yasobanuye ko uwo mushinga wari ishuri yari yarafatanyije
n'undi muntu bakoranaga kandi ko bari bamaze kuwushoramo amafaranga menshi. Yasabye imbabazi agaragaza ko ibyo yakoze atari yabitekerejeho neza, ndetse asaba urukiko kumurekura by'agateganyo kuko afite umuryango agukeneye kwitaho, anitegura no gutanga ingwate. Abamwunganira nabo basabye ko yakurikiranwa adafunzwe, bavuga ko ari ubwa mbere yari akoze icyaha kandi ko yakwitaba ubutabera ari hanze. Ubushinjacyaha bwo busaba ko ufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo hakorwe iperereza. Niko bwamutegetse ko agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo hakorwe iperereza. Urukiko ruzafata icyemezo nyuma yo gusuzuma impamvu z'impande zombi. Ngayo rero amakuru y'umunyamakuru wacu Disi Clement, rwose aracyakomeje gufungwa. Umunyamakuru wacu Disi Clement rero aracyakomeje gufungwa, amarira yari menshi ku rukiko ubwo yageragezaga kwisobanura, afite ikiniga cyinshi, mbese akababaro kari kose mu maso, yariraga yisobanura ndetse anasaba n'imbabazi. Sare yose n'abantu bose bararira, umugore ararira, abantu bose bararira kubera ko ibintu yavugaga nyine yatangagamo n'ingingo zimurengera. Disi Clement yagiraga ati, bwana muyobozi, nimutamfungura umugore wanjye isaha yose n'umunota nshobora kumva yabaye pararize kubera yuko umugore wanjye ararwaye cyane. Izo ni impamvu nyine yagiye atanga agaragaza ko umugore we warwaye, ndetse afite n'abana b'impanga aribwo bari bakivuka, bafite amezi 6, banywa amata ahenze, urumva. Hanyuma ayo mata rero akaba rwose kuyabona kuko bayanywa, kandi ibyo bikombe by'amata bihenda, abantu muyazi, amata y'abana arahenda. Nuko Disi Clement nyine avuga ko umugore we atabasha rwose kugira ikintu akora, ntabwo yemerewe guheka, ntiyemerewe kugira ikintu akora kuko afite ikibazo cy'umugongo. Bamurekure ajye hanze abashe kujya kubasha kwitaho umuryango we. Ndetse aranavuga ati, yewe ndemera ko natanga n'ingwate, niba mwumva yuko bitoroshye natanga n'ingwate, ariko mukandekura. Avuga ko afite inzu mu Busanza miliyoni ihagaze miliyoni 150, ko yayitanga nk'ingwate bakamureka gusa, basi bamwemerere, kubera amarira yari afite n'agahinda avuga umugore buri bubaro n'uburyo arwaye. Yavuga ati, basi munyemerere umugore wanjye njye mbasha kumujyana basi kuri Faisal kumuvuza, ejo ntazumva inkuru ndi muri gereza yuko umugore wanjye yabaye pararize. Ese babana banjye batoya, izo mpanga asize z'amezi 6 nasize zimeze gutyo, zizitabwaho nande? Ese ya mata babana banjye kariya batunze, ayo mata azaturuka hehe? Mbese ariregura nta kuntu atagize. Disi Clement rero ikintu ubushinjacyaha Disi Clement ashinjwa yuko imvugo yakoresheje ngo ya jenoside yakorewe Abatutsi yayigarutseho, akavuga yuko ibyo akorewe ari nk'ibyabaye muri jenoside yakorewe Abatutsi, akagaragaza yuko urubyiruko ruriho ruhohoterwa. Ndetse ubwo yavugaga ku myaka yiwe 29, avuga ati, umujene w'imyaka 29 ugerageza kwiyitaho no kwishakira imibereho, ibikorwa agakoze ngo yiteze imbere, ubuyobozi ngo bukaza ngo bukabisenya. Mbese ntabwo yigeze yakira muri rusange ibintu byabaye, yumvishe ko ubuyobozi bwamwatatse bugasenya ibikorwa remezo byiwe, ayo mashuri. Avuga ati, impamvu genye yahagararaho nuko aya mashuri yarafitiye akamaro aba bana batuye muri aka gace, ndetse abaturage bo muri aka gace ngo baranamukundaga cyane. Biravugwa, byanavugiwe n'imbere y'urukiko ejo, yuko abaturage bamufashije, ngo yabahamagaye ngo bamufashe gutera no gukubita bariya bantu bari baje gusenya hariya. Rero uwo mwenjeniyeri yarahakubitiwe, hanyuma haza gukubitwa n'umuzamu. Kandi noneho ikintu gitangaje cyane, umuzamu niwe watanze ikirego. Umuntu wareze Disi Clement yaje kumenyekana ni umuzamu, kuko Disi Clement yagerageje gushaka kubita uwo enjeniyeri ngo igisate ngo cya bloke sima agiye kukimukubita, akiviza kiragenda gikubita wa muzamu aranakomereka. Rero umuzamu niwe ubundi wanatanze n'ikirego.
ikirego ntabwo ari undi muntu wagitanze. Mu bigaragara rero disclaimer uwo muzamu niwe wamureze, hanyuma ibindi byose biza kuriraho. Ubuyobozi rero buramunenga bugira buti wowe uratinyuka ugakuramo ijisho. Umuyobozi w'umurenge ngo yarahageze ngo aravuga ngo yakuyemo ijisho, ngo umwenjeniyeri wabo nyine bamushinza ko yakuyemo ijisho umwenjeniyeri wabo, ariko ngo amahirwe Scovia yari ahari aravuga ati ariko yakuyemo ijisho uwuhe muntu, kandi Scovia munyamakuru yari ahari aravuga ati umuyobozi w'umurenge ntabwo uravuga ngo yakuyemo ijisho umwenjeniyeri ntiyari araha, kandi umwenjeniyeri wumva ibyo bintu ubwo disclaimer akomeza gushinjwa, umwenjeniyeri yari ahari amaso yiwe yose ari mazima. Ariko ngo hakaba hari ijambo disclaimer yakomeje gusobanura anerera cyane avuga ko ngo umuyobozi w'umurenge yavuze ngo azamwumvisha, ngo nzakumvisha. Ubwo rero umuyobozi w'umurenge na disclaimer urumva ko bari bafitanyemo ako kantu k'inzi kamubwira ko azamwumvisha. Rero ijisho nta ryavuyemo, ijisho yari mazima, kandi uwo muyobozi disclaimer yisobanura avuga ko atanamukubise rwose cyane, cyo kora icyo yaragiye kumutera ingumi ngo ukuboko kwiwe guhita gufata mu kirahure kiramukata ava amaraso, ariko ntabwo yigeze yangiza imodoka y'umurenge, ntabwo yabikoze, usibye ko wenda abaturage ngo bamufashije ngo kuyitera amabuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko disclaimer yisobanuye rwose. Disclaimer rwose yabaje ati mumbarize Papi Valens impamvu yashyize hanze ikiganiro. Kiriya kiganiro rero Papi Valens yashyize hanze cyari kirimo ukuri kose, nicyo cyaje gukurikizwa kirifashishwa mu bimenyetso byatumye disclaimer afungwa. Clement yemeza ko ibyabaye nta kurwanya ubuyobozi yigeze agiramo, agaragaza n'igihe yavukiye ko ari umwana, katarwanya ubuyobozi, katarwanya perezida w'igihugu His Excellency Paul Kagame, kubera yuko nta wundi muyobozi azi. Yisobanura mu marira menshi, yagaragazaga ko ari umwana ugerageza kwiteza imbere, ari urubyiruko, atarwanya ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda kubera yuko atafite iyindi mpamvu imutera ko nta bundi buyobozi azi. Yavutse 1996 avuka hariho perezida uriho ubu ngubu, nta bundi buyobozi azi rero ngo bwatuma ajya kurwanya ubuyobozi. Icyo kintu cyo kumubeshyira ko yarwanyije inzego rwose aravuga ati rwose aho hantu ho ndarengana, ntabwo narwanya ubuyobozi ngo mvugire ubundi buyobozi ntazi. Ibyo byo kuvuga ngo jenoside ntabyo nzi, kubera yuko ngewe ubuyobozi nzi ni ubu ngubu. Disclaimer rero arashinjwa kuniga enjeniyeri w'umurenge, urumva ngo akamukuramo ijisho, ariko ngo nta jisho ryavuyemo, baramubeshyera ngo icyo yakoze yaramunize yenda kumukuramo ingoto, ngo kubera ko yarabikoreshejwe n'umujinya nyine, ngo hanyuma ateye bloc ciment ifata nyine uwo muntu umunyerondo. Ubwo rero disclaimer ni uko nguko yisobanuye. Ibyiwe rero ubushinjacyaha nyine bukomeza kumushinza, mbese ibaruwa yanditse asobanura, yoherereza abantu abayobozi, yohereje meya n'abandi bayobozi benshi bataginga, niyo yagiye kenshi namukoraho igaragaza ko ari urubyiruko, ko atagomba gusenyerwa, ibintu nk'ibyo ngibyo babyuriraho nyine. Nuko ubushinjacyaha na meya yabashinjaga kutaba umuntu mwiza, yashinjaga meya ko atari umuntu mwiza. Ubwo rero icyo kigo cya disclaimer avuga afatanyije n'umuntu bita Anatole, baje gusanga ko Anatole ari we nyiri ikigo, ahubwo disclaimer yari umukozi wa Anatole. Hanyuma rero icyo kigo gihagaze miliyoni 70. Urumva izo miliyoni 70 rero disclaimer yatakambaga avuga ati ikigo gihagaze miliyoni 70 kirashengwe gishyizwe hasi, cyari gifitiye umumaro abana n'abaturage, cyari igikorwa remezo cyari gifitiye umumaro abana n'abaturage bo muri kariya gace. Urumva ngo ni abantu yafashije cyane, yabatangiraga mituwere buri mwaka, hanyuma ako gace abaturage bahari, hanyuma ubundi ngo yanabubakiye n'umuhanda.
mbese yari yarateje imbere ako gace. Ubwo rero ngo hari ijambo yakoresheje avuga ati ngo amateka azahinduka, ngo amateka azahinduka. Ubwo urumva ko ibi byose yari afite umujinya nyine, umushinga disikrema mu mpamvu ziwe yakomeje kugaragaza z'uko atafungwa, ni uko agomba kujya kurwaza umudamu wiwe arembye, kandi n'abantu mu rukiko babonaga ko umugore we yari yicaye yihengetse kandi yegereje kundi muntu kubera ko umugongo we ufite ikibazo. Hanyuma akarira avuga ati abana banjye amata yo kunywa bazayakura hehe ko banywaga amata atumizwa hanze mu Bufaransa, ati kandi ayo mata akahenda, ati kandi abana banjye ni impanga.